reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka twifurize gukomeza kugubwa neza. None reka tuguhe ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni intare bivugwa ko yaje kwinjira mu baturage, ariko iby'iyi ntare yaje kuba yakora bikaba byateye abantu benshi ubwoba, dore ko iyi ntare yageze mu baturage igafata umwe mu baturage nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Muri wowe ndabizi wibajije ibibazo by'amatsiko, aho wibaje uti se iyi ntare yaje kwinjira mu baturage ivuye hese? Ibi byaje kuba byabera he nyuma y'uko iyi ntare yinjiye mu baturage ndetse igafata umwe mu baturage? Habaje kuba hakurikiraho iki? Ese ko abaturage bagerageje kwirwanaho, ese baba baje kuba bakwica iyi ntare cyangwa se yaba yasubijwe aho yari ivuye? Byinshi rero ukomeje kugenda wibaza, byose ukaza kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru. Hano nicyo tugusaba no kuzitega amatwi ubundi ukagera ku musozi w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho cyane. Aya makuru akaba yakomeje kugenda agarukwaho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, natwe tukaba tuje kugira ngo tuguhe idonido, tuguhe update z'iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwaho ndetse inatera abantu benshi ubwoba, bitewe n'ibyo iyi ntare yaje kuba yakora ubwo yinjiraga mu baturage. Mu makuru twabashije kuba twamenya, ubwo iyi ntare yinjiraga mu baturage, abaturage bakaba bagerageje kwirwana, ariko namwe nk'uko mubizi intare ni inyamaswa y'inkazi ikomeye cyane, dore ko n'izindi nyamaswa mu ishyamba ziyitinya. Birumvikana rero ko abantu ubwo bagerageje kwirwanaho ari ibintu bitaje kuborohera, nyuma y'uko babonye ko ifashe mugenzi wabo. Abafite imitima yoroshye bakaba bakwiye imishwaro bakirukanka bakajya kwihisha, abandi bafite imitima ikomeye bakaba bakomeje gukurikirana iyi ntare. Nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu rero, hari abafashe imiheto, hari abafashe amashoka ndetse n'abafashe ibindi bikoresho bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo birwaneho iyi ntare barebe ko bayikiza. Wibajije ibibazo by'amatsiko, utese nyuma y'uko aba baturage birwanaho iyi ntare baba bayishe, cyangwa se iyi ntare yaba yaje kuba yafatwa igasubizwa aho yaturutse? Byose rero urimo uribaza, uraza kubisobanukira. Ko mbere y'uko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tukwisabira ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ubundi wajya ukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Mu buryo cyane rero bikore kugira ngo nicyo dushyiraho amakuru ujye uyabona uri mu mbere, ndetse udukurikirane gatanu kuri gatanu. Kurasha cyangwa se paritaje amakuru asangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishimire ndetse n'ibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi, ndetse amakuru yizewe cyane, nkuko twiyemeje kuzajya tukugezaho update z'amakuru yose avugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kandi mpamvu kano kandi tuje kugira ngo tukugezaho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane, haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. By'iyi nyamaswa twakwita ko ari inyamaswa y'inkazi cyangwa se ari umwami w'ishyamba nk'uko bamwe bakunze kugenda babivuga, ariko bikaba byatunguranye ubwo iyi nyamaswa yaje kwinjira mu baturage ndetse bikarangira ifashe umwe mu baturage. Gusa uyu muturage yaje kuba yafata byaje kuba byamubaho nyuma y'uko imufashe, nabyo ukaba uri buze kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none. Nk'uhaye ikaze. Nkuko twari tubikomojeho, reka dukubite tubanguranye tuba update z'iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane, aho iyi ntare yaje kwinjira mu baturage, ndetse iyi ntare ikaba yaje kuba yakora agashya ubwo yinjiraga mu baturage, dore ko yageze mu baturage bikarangira bayikomereye cyangwa se bayivugirije induru, aribwo yaje gufata umwe mu baturage. Ariko abaturage nabo ntibagira ubwoba bwinshi
byinshi cyane, aho bayikurikiranye n'imiheto ndetse n'amashoka n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Tukaba rero tuje kugira ngo tubahe update z'aya makuru kiri kugenda gikomeza kuyavugwaho, dore ko ari ibintu byakomeje kugenda bitera abantu benshi ubwoba. Tunakubwire rero aho iyi ntare yaba yaje kuba yaturuka kugira ngo yinjire mu baturage, ndetse bikaba ari ibintu byahamuye abantu benshi cyane hano muri kino gihugu cya Tanzania. Ibi bikaba byaje kuba byabera hano muri kino gihugu cya Tanzania, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Iyi ntare ikaba yavuye muri parike zerera hano muri kino gihugu cya Tanzania, aribwo ngo abaturage bagiye bakabona intare yinjiye muri karitsiye. Abantu rero benshi bakimara kubona iyi ntare bakaba bahise bikingirana mu mazu yabo, aribwo iyi ntare ngo yakomeje iragenda izenguruka mu makaritsiye, iragenda igera ahantu hateraniye abantu benshi, aribwo ngo yaje guhita ifatamo umuntu umwe. Abantu benshi bakwira imishwaro barirukanka, abandi bafite imitima ikomeye nabo bakurikira iyi ntare, dore ko yari ifite umuvuduko ngo uri hejuru cyane, bakaba bamwe bifashije imiheto bayirasa. Iyi nkuru rero ikaba iri kugarukaho cyane aho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni inkuru yakomeje kugenda trendinga cyane, gusa ibyaba byaje kuba byakurikiraho kuri iyi ntare, byaje kuba byayibaho rero nabyo ukaba ugiye kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru. None icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru. Abaturage bakimara kubona ko iyi ntare ifasha umwe mu baturage, bakaba bagerageje kwirwanaho rero, ari nabwo ngo n'inzego z'umutekano nazo zahagobotse. Iyi ntare rero ku makuru twabashije kuba twamenyanye nuko yagerageje gucika icikira ahantu ngo mu ishyamba, ariko iyi ntare ngo baza gukomeza kuyikurikira, dore ko uyu muntu ngo yari yamutwaye mu menyo yari ikimufite. Nibwo rero ngo baje kugera mu ishyamba barakomeza barayishakisha ku buryo bukomeye cyane, ariko mu by'ukuri abaturage bakaba bahise binjira mu mazu yabo bakimara kubona iyi ntare. Abandi nabo rero bashiritse ubwoba cyangwa se batigeze bagira ubwoba cyane, ari nabwo ngo baje gukomeza gukurikirana iyi ntare. Icyo baje gukurikiraho rero nuko iyi ntare ngo baje kuyifata bakayifatira mu ishyamba rero hano muri kino gihugu cya Tanzania, aribwo rero ngo bayirasa mu kaguru, gusa ngo ntabwo yigeze ipfa, ngo nibwo yaje kurekura uwo muntu imukubita hasi irakomeza irirukanka, ariko mu by'ukuri ngo uyu muntu yari yamukomerekeje ku buryo bukomeye cyane. Gusa nk'uko amakuru rero akomeje kugenda bitangaza, icyakurikiyeho nuko uwo muntu intare yari yatwaye mu kanwa kayo baje guhita bamufata bamukubita mu modoka bamujyana mu bitaro biherereye hano muri kino gihugu cya Tanzania. Nubwo rero ngo yaje kugera mu bitaro, ariko birangira atabashije kuba yabaho. Biravugwa ko uyu muntu ngo yaje guhasiga ubuzima. Iyi ntare rero nayo bakaba bakomeje kugenda barayikurikirana rero nayo birangira bayifashe, gusa ngo ntabwo baje kuba bayica, gusa ngo bakaba bayisubije muri parike, kuko ngo kugeza ubu ngubu nayo ikaba iri kuvurirwa muri pariki iherereye hano muri kino gihugu cya Tanzania, ndetse ari naho yari yaje kuba yaturuka. Nk'uko ngaho rero amakuru akomeje kugenda agarukaho muri kino gihugu cya Tanzania, iyi ntare yaje kuba yakora ishyano ikahuka mu baturage. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero twisarukana kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo nitugeze dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere nkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ukindi ntiwagire uko like ujye hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime ndetse n'ibi nabyo ubineye kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twiza amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubona natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.